Iyo umuntu inyenyeri yitangiye kwaka bigenda bite? Hari igihe aba agiye gupfa. Bimubayeho. Si igitangaza ko mwabona Kagarara nawe ahise apfa nyuma yo gukora toa. Ni ibintu bitatu bishobora kwica Kagarara. Reka tubigira rwose. Bitatu. Icyambere kabona abantu ikosa rimwe Kagarara ashobora gukora rishobora gutuma nta n'umwaka mara ahita apfa. Kandi muri aya makosa atatu niba nyumva azayirinde. Reka ngusuze kandi nguhe ikaze mu biganiro byacu. Nyita Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Wagize neza gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ko tubishyizeho umunsi ku munsi. Kuri kamera uri kubona mwene data mugenzi wanjye Evangeliste Ndayisenga Shafi yansuye kugira ngo dukomeze tuganire twubaka ubwami bw'Imana. Dushoje gukora ikiganiro cy'umubatizo, tugiye gukora ikindi kiganiro cya kabiri. Nifuje ko tuganira kuri topic ivuga ngo mbese bigenda gute iyo Imana ikwamamaje cyangwa se Satani akwamamaje. Umuntu yamenya niba ari Imana ikwamamaje ukamamara ukaba icyamamare cyangwa se niba ari Satani ukwamamaje. Mbivugiye iki? Buriya abantu bose tubona muri Bibiliya iyo ukoze ubushakashatsi aba ari abantu bamamaye kurusha abandi, uhereye kuri Aburahamu ukaza ukageza kuri Yohana wapfundikiye ibyahishuwe, memu na Adamu na ba Eva na ba Samsoni na ba Goliyati na ba Yezebeli na ba Pawulo. Nta muntu n'umwe Bibiliya yavuze atari icyamamare. Ariko abo bantu bose Bibiliya yavuze harimo ababaga bamamajwe na Satani n'abo Imana yabaga yamamaje. Ubuhanuzi bwose mubona ku byamamare aba ari igisobanuro cy'ubuzima bw'abandi bantu nuko bakwiye kubonwamo kabarore. Rero niyo mpamvu nje gutuganire. Reka mwene data ikaze ubundi twinjiye mu kiganiro cyacu. Kwaho ikaze. Murakoze, kaduha ikaze. Yego. Twishimiye Imana. Shafi, umuntu wamamajwe n'Imana n'umuntu wamamajwe na Satani, abo bantu bose ni bamwe? Ndashaka ndabihuriza mu bintu bitatu. Ubwenge, ubuhanga, n'ubumenyi. Ubwenge, ubuhanga n'ubumenyi. Yego. Ubundi habanza ubwenge, habanza ubumenyi, hagakurikiraho ubwenge, hagakurikiraho n'ubuhanga. Hari ikosa abantu bajya bakora bakabona umuntu ufite ubumenyi bakavuga ngo ni umunyabwenge cyane. Hari n'ikosa abantu bajya bakora bakabona umuntu ufite ubwenge bakamwita umuhanga. Hari n'ikosa abantu bajya bakora bakabona umuhanga bakamwita umunyabwenge. Ni ibintu bitandukanye ngiye guhuriza muri iki kiganiro. Ahubwo hari n'umuntu babona ufite ubucakura bakamwita kimwe muri ibyo. Ubwo bucakura nibwo nabwo ushobora gusanga ari ubundi bwenge, turaza kubireba neza tubyinjiramo neza. Yego. Ikintu cyo kuvuga kugira ngo umuntu abe icyamamare, yamamare abe umusitari, rumwenywa na bose, yego, bigomba kuba bikozwe n'Imana cyangwa bikozwe na Satani. Ntago abantu bo hagati aho utari ku Mana utari no kuri Satani ntibishoboka ko waba icyamamare cyangwa umusitari. Yego. Cyangwa icyo abantu banzo. Nge nemeranwa nawe. Yego, twagiye rero sasa. Kandi kugira ngo ube umusitari cyangwa se ube icyamamare, yego, cyangwa se superstar, hari ibitambo bigusaba, wabyemera utabyemera. Ku ruhande rw'abakorera Imana hari ibitambo bigusaba, ku ruhande rw'abakorera Satani hari ibitambo bigusaba. Hari ikintu ababaye abasitari bakamenyekana bamenyekanishijwe n'Imana bahuriyeho. Hari n'ikintu ababaye abasitari bakamenyekana bamenyekanishijwe na Satani bahuriyeho. Dusobanura izo mpande zombi. Icyambere gishobora gutuma umenyekana, inyenyeri yawe ikaka, ikamurika, isi yose ikayibona. U Rwanda rukayibona, East Africa rikayibona, Afrika ikayibona, Amerika ikayibona, isi yose ikayibona. Ndetse no kugira ngo umenyekane bishobora no kuba n'ahantu bihuriye n'ururimi uvuga, kuko abazi Icyongereza bose siko bamenyekanye.
bishobora no kuba nta hantu bihuriye n'amashuri wize kuko abize bose si abasitari, ahubwo kuko inyenyeri yawe irimo iraka, hari ikiguzi byagusabye ndetse icyo kiguzi ukaba waragitanze, akaba ariyo mpamvu umenyekanye, hatitawe ku rurimi, ku buranga, hatitawe ku mashuri wize, ku bushobozi, ku mafaranga ufite ubushobozi bose siko bamamara, kubera yuko igitambo gisabwa, ikiguzi gisabwa cyatanzwe, niyo mpamvu wamenyekanye, abantu bakabibona ari ibintu bibituyeho ngo ni amahirwe. Iyo umuntu inyenyeri yitangiye kwaka bigenda bite? Hari igihe aba agiye gupfa. Gute? Kubera yuko iyo uzamuwe na Satani, hari abantu baba bagufitiye ishyari, bifuza kugera aho ngaho ugeze, bagakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo bagushyire hasi, kuko nawe utari mu burinzi bw'Imana, bikarangira uhaburiye ubuzima. Ubu dushobora kubona nka Kagarara, uyu Ashton Small bimubayeho. Si igitangaza ko mwabona Kagarara nawe ahise apfa nyuma yo gukora toa, bitewe n'ishyari, bitewe n'impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere, yego, yarazamuwe na Satani. Mu byo Satani ahemba harimo n'urupfu. icyo ni icya mbere. Impamvu ya kabiri, hari abantu benshi bakeneye kugera hariya hantu ageze. Yego. Abo nabo Satani nadakora, abo ngabo ntago basinziriye. Impamvu ya gatatu, nuko Imana ariyo yaba ibikoze, yarangiza ntabona Imana, akabona abantu ko aribo babikoze. Icyo nacyo cyamwica. Ni ibintu bitatu bishobora kwica Kagarara. Reka tubigire rwose bitatu. Icya mbere, nuko Satani yaba ari we umuzamuye, agakoresha n'abagenti be, noneho yamara kugera ku gasengero amaze kuzamuka, akamuhemba muri kimwe mu bihemba aba azamuye. Yego, icyo ni icya mbere. Kuko mu byo Satani ahemba abantu bamukorera, arabiba ubugingo, akabica cyangwa akabarimbura. Cya kabiri, abamufitiye ishyari nabo barifuza uriya mwanya ariho, hari ahantu ageze nabo barifuza kuhagera. Yego, nabo ntibasinziriye. Gatatu, ikindi kintu gishobora kuba cyamwica. Yego, igihe Imana yaba ariyo imuzamuye ubwayo, kuko nabonye mesaje nyinshi zandika ngo cyokoze Imana ni igitangaza, n'intumbero ye nayo ukabona ko yari irimo uburyo bwo kwerekana ko Imana mu kurema kwayo irema uko ishaka kandi bikayihesha icyubahiro. Imana ariyo imuzamuye, kuko nabyo birashoboka ko yamuzamura. Yego, we ntabona Imana ko ariyo ibikoze, akabona imbaraga ze n'abantu, akabona abantu mu cyimbo cyo kubona Imana. Yabona Ashton, yabona basabe n'abandi bamushyigikiye, bajya batandukanye, akabona abantu. Ikosa rimwe Kagarara ashobora gukora rishobora gutuma nta n'umwaka amara ahita apfa. Witwa Ashton Small. Ashton Small. Reka mvuge ubumenyi, yego, mvuge ubwenge, mvuge n'ubuhanga. Umuntu ashobora kuba umumenyi mu by'isi, akagira ubumenyi pe, ariko atari umumenyi mu by'Imana. Umuntu ashobora kuba n'umunyabwenge mu bw'isi, ubwenge bw'isi, ariko adafite ubwenge bw'Imana. Umuntu ashobora no kuba umuhanga mu kintu runaka cyangwa mu by'isi, ariko atari umuhanga mu by'Imana. Abantu bajye bamenya kubitandukanya. Reka mere ku mumenyi n'umunyabwenge mu by'isi n'umuhanga mu by'isi, reka mere mu byaha. Bibiliya iravuga ngo mube abahanga mu gukora ibyiza, ariko mube abaswa mu gukora ibibi. Yego, Pawulo abivuga ibyo ngibyo, yari azi neza ko hari abantu b'abahanga mu gukora ibyaha. Hari umugabo wanditse aravuga ngo ukora icyaha wese ni uwa Satani. Ubu hari abahanga mu byaha bazi kunoza icyo bita icyaha, ku rwego bazi ukuntu imibonano y'umuntu n'inkoko imera.
uwo ni umuhanga mu byaha ku rwego bazi ukuntu imibonano n'inka bimera n'ihene n'imbwa kugera ku rwego umugabo yunama ku mugabo mugenzi we bahishuriwe uburyo umuntu mufite ibitsina bitandukanye urumva bitaba bimeze neza nk'uwo mwaba mubihuje. Uwo muntu ni umuhanga mu byaha ndari ku rwego rwo gukora ibizira. Ariko hari abaswa mu byaha bazi ko bagomba gutunga umugore umwe uwa kabiri atari ngombwa. Uwo ni umuswa mu byaha. Yego. Hari umuswa mu byaha bazi ko agomba kunyurwa na duke afite utanafite ubumenyi ku kintu yicire inzira cy'ubujura nta bumenyi afite yibanyereza imisoro yirirwa akora ibyaha bitandukanye akaba ari umuswa yice agambane kugira ngo atunge ibya mirenge. Uwo muntu akaba ari umuswa. Uwo muntu akabyanga akavuga ati ndemera kuba umuswa ndemera kuba injiji. Hari abaswa mu byaha yemera inkweto igahengama shaka aba ari umuswa. Yemera akaba mu bukode yemera kugenda n'amaguru agiye mu murimo w'Imana akavuga ati ndemera mbinjiji bumuswa kuko nta modoka mfite ndabumuswa kuko nta nzu ngira i Kigali ndabumuswa kuko bampa amafaranga bakanyizera ngo mbagurire amazu mu Rwanda bari hanze nkayabagurira simbahuguze ngo nyarye amafaranga yabo ndemera mbinjiji mbumuswa mu gukora ibyaha mbuwo kwizerwa ku Mana. Abantu banyita umuswa banyita injiji ariko imbere y'Imana mpinduke uwo kwizerwa. Abantu bizera Imana ariko se barishuba ko n'Imana nayo ibizera. Uzi kugira ngo Imana ikwizere biragoye. Birashoboka ko Imana wayizera ariko yo kugira ngo iguhe icyizere. Ubu ngubu uzi uburyo Imana yizeraga Eliya ikamubwira ngo noneho amazi banywaga i Serafati arashize genda ku mugore w'umupfakazi Shunemu niho hantu ndi bugutungire. Uwo mugore w'umupfakazi urumva atari umupfakazi nta mugabo akeneye nta gasore. Ariko Imana ugiyeyo ni umukobwa cyangwa ni umuhungu none ko agiyeyo umubiri nturi gukora ariko kuko ari umuswa mu gukora ibyaha arahagenda ntamurye muri za mvugo zubu ntaryamane nawe ntanamukoreho. Yari yemeye kumushaka se nk'umugore. Bibiliya wigeze wumva hari umugore uvuga yari afite se kuki utamuvuga se? Ntabwo yari akeneye umugore ngo ahita ashaka n'uwo mupfakazi twakibanira burya ko n'Uwiteka kwemera kari umupfakazi se n'ibyenda. Uyu muntu Uwiteka kubwa ati genda mu bigaragara Uwiteka n'umupfakazi yaramwizeraga ariko kuko Imana ifitiye icyizere Eliya ndabizi yajya kureba uyu mupfakazi akavayo nta kintu akoze. Eliya ni umuswa ku bintu nk'ibi. Ndabizi Robert wenda yajya hanaha akavayo atateruye mashini ngo ayibe. Yego. Ndabizi Robert ni wo kwizerwa. Hari umwana wanjye ushaka kubaka inzu mu Rwanda. Reka mubwira cyo kuri Robert mbahuze mbakonegite amugurira inzu. Kuko Imana ibizi ko Robert uwo mutima ntawe afite wenda wo kwiba. Ikabakonegita. Ariko abantu bizera Imana ari benshi ariko bose irabizera. Yego dukomeze rero sasa kugira ubumenyi cyangwa se kugira ngo ubone umuntu yakoze icyaha. Robert ntago ari ibintu bihurirana. Ntago ari impanuka. Umuntu arabanza akagira ubumenyi ku byaha runaka. Uwo muntu aba afite ubumenyi. Yego. Iyo rero avanye bya bintu yatekerezaga mu mutwe akayishyira mu bikorwa aba yahindutse umunyabwenge mu byaha. Iyo rero noneho uretse gato abinogeje ku rwego abantu bamutangarira. Dufite abasore bazi kubinoza ku rwego abakobwa bose bamubona bakajyanira inzara ngararenze hahandi ndi mu buriri. Abadamu bakavuga ati uriya ku kintu cyitwa uburiri atararenze arakaze yahise atuma nzinuka umugabo wanjye. Karakana kagasore kanziniye umugabo wanjye neza byarananiye kongera kumugira sante. Sinateze no kugaruka. Hari abantu babinoza ibyaha by'ubujura ku rwego avuga ati uriya wagira ngo aba yaduteye imiti.
uwo muntu aba yari abifite muri mindset, afite ubumenyi kuri ibyo byaha, yabishyira mu bikorwa agahinduka umunyabwenge, noneho yabinoza kuruta abandi, akaba umuhanga muri ibyo byaha. Ntekereza kubyumva. Noneho mu bijyanye rero n'Imana, abantu bazi ko hariho Imana imwe, ayo makuru benshi turayafite. Abantu bazi ko Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo, ari umwana w'Imana, ayo makuru turayafite. Yego. Ubwo dufite ubumenyi. Ndetse n'abantu bagiye mu ishuri bakiga teoloji, amakuru barayafite, babifiteho ubwenge. aho turahagera. Babifiteho amakuru, bafite ubwenge. Yego. Noneho umunyabwenge nuzi ibyo akabivana muri mindset, akavana ijambo mu mutwe nk'ubumenyi, akarigenderamo rigahindura ubuzima bwe. Yego. Akaribwira n'abandi rigahindura ubw'abandi. Uwo muntu Imana imurebye aravuga ati uri umunyabwenge. Niyo mpamvu umuntu w'umuhanga witwa Yohana watwandikiye ibyahishuwe, ku gice cya mbere umurongo wa 3 handitse ijambo numvishije noneho 3 bwikube 3. Yego. Mwongera nkaryumva. Yego. Yaranditse ngo hahirwa umuntu usoma ibyanditse, amagambo ari muri kino gitabo. Ubwo icyo ni cya mbere. Uyu muntu agize ubumenyi, kuko yasomye arahiriwe. Kabiri, hahirwa noneho umuntu uyumva, sibyo? Ubwo ngo atangiye gushyira muri pratique, akitondera. Noneho 3, hahirwa umuntu noneho witondera. Yego. Uba specialist. Ubwo nabyumvishe uranumva kenshi, hari icyo bita kugira ubumenyi, ukagira n'ubwenge bw'ubwo bumenyi utangiye kubushyira kuri pratique. Aho turaharenga, reka tugumaho. Yego. Ubu bwenge ni naho ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Yego. Na Yesu arabivuga ngo ni mu nkunda muzitondere. Kwitondera amagambo y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana ni ukurigenderamo, ni ukuba ubuzima bwaryo, kuryumvira rigahindura ubuzima bwawe. Icyo gihe uba uri umunyabwenge. Yego. N'Imana ikurebye ibona uri umunyabwenge. Exactly. Noneho kuba umuhanga rero ni gute? Yego, ibyo Imana igusaba urabikora, ubigenderamo. Yego, unagira n'ikirenge uri umunyabwenge, turabyemera. Yego. Ariko ubinoza ku kigero kingana gute? Hari umuntu ubinoza ku rwego abantu ari we bamenya ko icyo kintu koko akizi, ari umuhanga pe. No kuvuga ngo abakiranuka ni benshi, ariko hari abantu gukiranuka kwabo kwamamaye. Nyine abantu bakiranuka, nyine abakiranutsi turi benshi mu gihe cyabayobo, ni benshi, bari benshi. Ariko Bibiliya ivuze iki? Ngo wabonye umukiranutsi wanjye Yobu ukuntu anoza gukiranuka. Dawidi, uribuka ukuntu Imana yabwiye Samweli, nabonye umuntu ufite umutima wa Dawidi umeze nk'uko nshaka. Ariko kuki Imana, abantu bose bafite imitima, ariko hari umutima Imana iri kureba ikaba atuye nguyu wo. Umuhanga rero ni uwe, ni wa muntu afite ubumenyi, kaduhere mu by'Imana, afite ubumenyi ku byerekeye Imana, ndetse agendera muri iryo jambo ryahinduye ubuzima bwe, ndetse abinoza ku kigero cyo hejuru, ku rwego bidahindura ubuzima bwe gusa, bigahindura n'ubw'abandi. Pawulo yigeze kubivuga, aravuga, agaragaza uburyo ngo yavugaga ubutumwa nk'aho ari we wenyine uri mu isi. Hari n'ahantu yageze, ubwo turi kwinjira mu buhanga, ubwo abantu bumve neza. Hari ahantu Pawulo yavuze, aravuga ngo ubwo dukorana nayo. Umuntu ubundi ikintu kikubwira ko umuntu ageze ku rwego rw'ubuhanga, ni ahantu Imana ishobora gusiga umuntu ikagenda imufitiye icyizere, uri kumva, ikavuga ati uyu muntu ari hano, icyo yakora nanjye Uwiteka nanjye nje nicyo nagira gute nakora. Yego. Noneho urabona mu bintu departement zitandukanye, mu gisirikare hari abantu b'abahanga mu gutegura intambara, ku buryo ayigutegurira fresh kabisa, wajya kurwana ugatsinda. Abantu wajya ushyira muri pratique ibintu yakubwira ati muzanyura aha muzagende gutya na gutya.
kandi buriya ntabwo washyira mu bikorwa uko ibyo byateguwe n'umuhanga urinjije umunyabwenge nyine umuntu ubasha kuvana ibintu muri mindset akabishyira kuri tere uwo muntu ni umunyabwenge muri ibyo bintu. Yego. Niba avanye iby'Imana mu mutwe akabishyira muri physical abantu bakayibona. Kubwira kujya gusobanurira ijambo ngo umwuka ngo abasobanurire. Ubwo nyine ntabwo uri umunyabwenge. Nta bushobozi ufite. Oya bivane mu mwuka. Ubishyire mu mubiri abantu babibone. Nicyo kintu Imana yakoze duhereye mu isezerano rya kera. Yego. Imana yabwiye Mose ngo itegereze ihema uri kubona ndi gukorera kuri umusozi. Ihema ry'ibonaniro riri mu ijuru. Araryitegereza noneho ngo ugire umwete wo kurirema aho mu isi nyine. Uyerega na Paulo niko byamugendekeye. Noneho ukurikize urumva ukurikize ibyo uri kwerekwa hejuru. Noneho Imana irenza ari n'ijambo iravuga ngo hari abagabo b'abanyabwenge. Ndi buguhe bari bugufashe. Bari Oriabu na Nuza Besaleri abantu nk'abo. Mugendane bashyire muri Imana yafashe ubwenge ibubashyiramo. Yego. Ubwenge bwo kuvana ibintu mu bitagaragara. Mu bitagaragara bikabigaragara. Bakabishyira mu bigaragara abantu bakabibona. Icyo nuko cyumva? Yego. None ndashaka kugira ngo duhuze na cya kintu twavugaga. Buriya turi kugenda gakeya iki kiganiro ndumva gikomeye sibyo? Umugabo umwe w'umukire witwa Jack Ma. Ni umushinwa. Ni umuhanga. Ni umuhanga mu bijyanye na economy. Yego. Mu bukungu pe n'umuhanga pe. Iyo abahanga bavuze ikintu niyo yaba ari mu by'ubuzima busanzwe biradufasha kuko baba barabivanye mu bitagaragara nk'uko tuvuze. Buriya abantu benshi ntabwo bajya batekereza ko ibi bintu byose tubona bigaragara biva mu bitagaragara. Yaba bizanywe n'abadayimoni n'ubwenge bw'abadayimoni kuko bwigisha abantu ibintu bakabizana mu bitagaragara. Ujya ubaza ChatGPT ese uri umuntu ahubwo ati ngenda urusobe rwa mudasobwa uri kumva ariko mwagana ukajya ugira ngo n'umugenzi wawe niko. Sijya yavuze ikintu gikomeye aravuga ngo gukura imbaraga z'imitekerereze bigusaba kurenga imbaraga z'ubumenyi zikakwinjiza gushyira imbaraga mu bwenge bikushoboza kunoza. Sinzi uri kumva ati urwo rugendo rero rigusaba kugenda uca amahage y'abantu bafite ubumenyi ariko badashaka kuba abanyabwenge. Sibyo? No, hari n'igihe ugera noneho ku banyabwenge bikagusaba guca amahage y'abanyabwenge kugira ngo winjire mu bahanga kandi mu buryo bwombi. Noneho ndagira ngo uyu munsi twinjire tumaze kubona yuko kugira ngo umuntu yamamare agomba kuba afite ubumenyi bw'ikintu agiye kwamamaramo buri field iyo ariyo yose. Kabiri agomba kuba ajya kuri tere akajya guplatika ibiri mu bwonko akavana ubumenyi mu ngiro akabushyira mu ngiro. Noneho yageza mu ngiro hakabaho kunoza abandi bagenzi be bangana nawe bari mu ngiro akaba bita umwihariko we. Yes, cyo bita umwimerere n'umwihariko w'uwo muntu aho atandukanira n'abandi. Abahanzi ni benshi ariko kugira ngo abantu bagukunde kurusha abandi kugira ngo Bruce Melody abanikire wawe nuwuhe ababwire ngo ngende 001 n'abagenzi be baze bamanika amaboko bavuga ati nibyo. Abantu bafite ubumuga bw'ubugufi reka tubivuge mu mvugo yubashye. Yego. Ni benshi. Nkakagarara. Ni benshi. Banaje mbere ye. Ariko sabo bantu turabazi. Ntabwo tubazi. Ariko Kagarara we ayisa ariko asazamuka gasongero bahise bamumenye. Yego. Kandi si uko atari we wize kaminuza wenyine dufite abandi bayize. Abonye n'abantu bajya kukritika ngo cyongereza ngo kiri hasi. Wowe uzi cyinshi ko nawe ukuzi. Icyo niko cyumva. Rero Imana iturema Robert. Buri muntu yamuhaye impano. Yego. Harimo abazizi n'abatazizi. Bura nigeze kuba reka ndeka kwivuga ngo nitangiyeho urugero bitabi ibibazo. Ariko niba uzi ikintu uzi ikintu cyangwa se ufite impano yo kuririmba uri n'umuhanga pe. Mu by'ukuri kuba ubizi ni ubumenyi ufite. Ubaye umunyabwenge abantu bamenya ko ufite iyo mpano kandi bakabimenya utabibabwiye ngo njye mfitiye impano ngo njye ngo ndi umudanje. Garagaza icyo ushoboye natwe tugufate nk'umuntu ushoboye. Tekiri nuko cyumva. Hanyuma niwigira imbere uzatwereka ko ushobotse. Ntabwo ko utubwira ngo ntago ukwiriye gusaba abantu ngo munyubahe. Iyo wiyubashye n'abantu barakubaha. Iyo uri umunyabwenge
abantu ntabwo ugenda ubibabwira ngo ndi umunyabwenge, yego, ahubwo niba bukubonana ibyo umuntu akora ibyo umuntu avuga bigaragaza ko umuntu ari umunyabwenge. Ngo n'injiji y'icecetse bagira ngo ni umunyabwenge bayibeshyeho, ariko anytime yavuga bakataka ati wa muntu ntakirimo twakubonye uri byayo by'ibiradiyo gusa icyo kintu kumva. yego, rero umuntu twese dufite impano pe, ariko kugira ngo iyo mpano imere nk'inyenyeri nyine yatse, iyo nyenyeri yawe yake ku rwego igihugu bakumenya, mu isi yose bakumenya, hari ikiguzi bigusaba ku ruhande rwa Satani no ku ruhande rw'Imana. Katubanza Imana tubakurikizaho Satani inyuma. Ubwo abamamaye barimva n'abashaka kwamamara murahitamo, imbere yanyu hari inzira ebyiri. Ku ruhande rw'Imana umuntu wese umenyekana mbere na mbere rimwe agomba kuba mu by'Imana yamuteguriye, iyo favor y'Imana imuriho. Nk'ubu Imana ishobora kuvuga ati Robert wowe ugomba kuzamenyekana muri dosiye yawe narabyanditse, wowe niwe ugomba guhitamo kumenyekana uri umusambanyi, kumenyekana uri umwicanyi, kumenyekana ukora ikintu kibi, ariko iyo favor y'uko ugomba kumenyekana ibikuriho. Wowe ushobora guhitamo ati njyewe nshobora no kumenyekana ndi umunyapolitike, abantu bakakumenya pe, cyangwa bakumenya nk'umwicanyi ruharwa, uzari umuntu utazi kazungu, nta muntu utamuzi. ubwo se wari uzi ko mu dosiye y'Imana handitse ko agomba kumenyekana, ariko ikizatuma amenyekana ari umuntu ubwe ukihitiramo. Ako kantu gasobanuye neza. Reka mbisobanure. Niba Imana muri dosiye yawe ibizakubaho nta kintu cyo gitunguye Imana, mu by'Imana yaguteganyije ko ugomba kubaho, sibyo? Harimo no kuzamamara, harimo kwamamara muri gakondo yanyu. Wowe ubwawe ni wowe ugomba guhitamo ni iki kintu nzamenyekaniraho, kandi icyo kintu uzamenyekaniraho ni cya kindi ufitiye ubumenyi, ni cya kindi wavanye ubumenyi mu mitekerereze ugishyira mu ngiro mu bikorwa, ni cya kindi ushyiramo imbaraga uha umwanya cyane kugira ngo urusheho kukinoza kuruta abandi, kugira ngo abe ariwe bareba. Umuntu udukurikira ashobora kuvuga ati gusa ibwo Imana yaguhitiramo, donc iguhaye kwamamara, none wowe ugiye guhitamo kwamamara nabi, ibyo bintu Imana ikemera ikabigushyigikiramo? Imana ntabwo ari iguhitiramo ibyo bibi, ahubwo ikintu kiba cyabaye ni igiki? Ikintu kiba cyabaye wowe uba ufite ifemba yo kwamamara, kandi n'ubundi Imana yarabiguteguriye. Urugero, Imana ishobora kukubwira ngo nguhaye inzu, warangiza niba uri umu-enjeniyeri ukajya ubeshya ngo waguze sima 100 kandi ari 50, izindi 50 wazijyanye, ngo nta kundi sha nazubaka inzu kandi Imana yarayimbwiye ngo nawe uragiriza dakamye biba hose, urumva ugatangira bakaguhereza amafaranga yo kugura ibikoresho, yego, ukimirira. Uko ugenda wimirira urimo urabeshyera Imana ngo yarabivuze, ngo urimo uragira ngo usohoze ngo ibyo Imana yavuze. Imana yigeze kubwira ko ugomba gukoresha inzu ibintu by'ibijurano nk'ibyo ngibyo, cyangwa nirari ufite no gushaka kugira ngo usubizwe vuba vuba, kwihangana byakunaniye, noneho urashaka kugira ngo wirwanirire. Niba Imana ikubwiye ngo ugiye hanze, wenda ugiye hanze ugiye kuririmba, cyangwa ugiye hanze ugiye kubwiriza, ariko ugeze hanze wanze kugaruka wenda mu Rwanda n'urugero, ngo n'ubundi ngo Imana ngo yavuze ngo ko ngomba ngo kuba hanze ibiki n'ibiki. Ese koko icyo nicyo gihe cyo kugira ngo ube hanze, cyangwa urashaka kwihutisha isezerano? Hari umuntu umwe ntigeze kumva muri ano madini, Imana yigeze kubwira ngo imugize umuyobozi nyine, ngo azayobora idini runaka nashatse kuvuga, arangije akajya agambanira bagenzi be, akajya basenya, akabarwanya, ndetse akora nuko ashoboye ku buryo ahita ayobora idini.
noneho muri uko kuyobora idini birangira abonye n'ubuyobozi arayobora, ariko kuko yihutisha isezerano birangira ubwo buyobozi atabumazeho n'ukwezi, atabumazeho igihe kinini. Kubera iki? Ku ruhande rw'Imana iyo umuntu yamamaye agomba kuba biri mu muhamagaro w'icyo Imana imuhamagarira ko agomba kwamamara, kandi Imana niba ishaka kugira ngo ikwamamaze, n'urugero nuko uko kwamamara kwawe izaba igufitemo inyungu, kubera yuko muzabona akenshi abasitari, abantu babakunda bagerageza kwisanisha nabo. Niyo rero Imana iguhamagaye ugakundwa, igikundiro cy'Imana kikakubaho ku bintu runaka, wenda uri umuhanzi, wenda uri umubwirizabutumwa, wenda uri umunyamasengesho, wenda wamamaye mu kugira neza abantu cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko se uko kuntu wamamaye ni Imana ikumenyekanishije? Niba rero ari Imana, nuko izaba ibifitemo inyungu muri uko kwamamara kwawe. Hari ibintu rero bigaragaza umuntu wamamajwe n'Imana, ubaye icyamamare akamamazwa n'Imana. Hari ibintu abantu bamamajwe n'Imana bahuriyeho. Ikintu cya mbere bahuriyeho nuko iyo wamamajwe n'Imana, iyo ugeze aho ngaho ku gasongero, nuko ugaragaza icyubahiro cy'Imana kuri ako gasongero uriho. Nuko n'abantu iyo bakwitegereje babona Imana, batabona izina ryawe. Kandi ikiguzi biba bigusaba kugira ngo ukomeze kuguma muri iyo hiti y'Imana cyangwa se muri uko kwamamazwa n'Imana, ikiguzi biba bigusaba ni kimwe cyonyine, Imana igakomeza kwamamaza. Ikiguzi biba bigusaba ni ikihe? Ni ukugira umutima umenetse, ni uguca bugufi. Hari igihe umuntu aba ari ku gasongero, ari muri nuza y'iyobokamana, ariko akaba afite umutima wo kwishyira hejuru n'ubwibone buri ku rwego rwo hejuru. Icyo kimenyetso ubwacyo kijye kikwereka ko uwo muntu atamamajwe n'Imana, ahubwo umwami abakorera niwe wamwamamaje. Kuko uwamamajwe n'Imana, ikintu gituma atinda kuri ubwo bwamamare ni umutima umenetse, umutima uciye bugufi. Nshingiye ku kintu nakumvanye, Bibiliya iravuga ngo Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana ibihe n'ibihe. Imana yakandika kuri dosiye ya Shafi ko azamamara. Noneho isi y'umwijima igasoma ya nyenyeri ya Shafi yo kwamamara, ikayiprofita, ikayikoresha ibyaha mu mahitamo yo kuba ububata bw'umwanzi. Ahantu rero twamenyera ko umuntu yavuye ku Mana kandi no kwamamara, kuko ibyo turebera muri wa muntu ari icyubahiro cy'Imana kiri kuzamurwa kuruta uko uwo muntu azamurwa. Umuntu uri ku gasongero yamamajwe n'Imana, abantu iyo bamureba ahanini ntago babona we, babona Imana muri we. Yego. Apana ibi byateye ngo tugiye gusengera kwa runaka. Nta nubwo abantu bazi n'itorero, ahubwo izina ry'umuntu bararizi, kuko afite ukuntu yiyubakiye izina rye, ararizamura rimeze nka piramide riri hejuru. Yego. Yes. Ndetse bashyira n'imbaraga cyane mu izina rye, ayo mazina yabo. Bakoresheje amafaranga bakaririnda, bakoresheje itangazamakuru. Niwakora ku mazina yabo bahura n'ibibazo, ibitero biri spirituel, mu buryo buri spirituel no mu bufatika. No mu bifatika. Shafi, noneho ikindi kintu mvuge kuri sayidi y'abakora Satani. Yego. Abakora Satani nabo kugira ngo bamenyekane, hari ikiguzi bibasaba. Yego. Ikiguzi cya mbere Satani agusaba ni ukunezeza abantu kandi wowe utanezerewe.
urumva icyo kintu satani akunyuza mu buzima akagutegeka ibintu bituma wowe nta na rimwe uzumva utuje nyamara abandi ubafasha gutuza, bituma wowe nta na rimwe uzumva ufite amahoro nyamara wowe hari n'abasinzi ariko bakumvisha, bituma wowe uzabaho utanezerewe ubuzima bwawe ukabwanga nyamara wowe abarira bakanezerwa emotion zikabafata kubera yuko muri anniversaire yabo nayo yose bagutumiye. Satani icyabagutwaye kiba gikomeye kandi nawe icyabagutwaye nawe aba yarakibuze, icyo yabuze nawe nicyo kwaka kugira ngo mube umwe, kugira ngo mube connecte mube umwe. Icya kabiri niho hantu nyine uko stage zigenda zisimburana, niho hantu ugera ku rwego akagusaba n'ibitambo. Njya numva umuhanzi umwe kamuvuga nubwo namuvuga na cyoze Diamond, mujya mwumva ikintu akunda gukora cyo gushaka abagore benshi ahantu hose yirwa arongora, bamwisega sekurume. Unese ugira ngo ni ugukunda abagore cyangwa biri mu bitambo n'ubundi umwami akorera amusaba gutamba. Buri bihugu byinshi bigiye bitandukanye niba ashaka population yanga ko imujya inyuma arashaka umukobwa aho ngaho amurongora. Iyo ufashe umuntu ugasambana nawe muba mumaze kuba connecte ya myuka ikurimo ihita imujyamo ukaba ugize ambasaderi w'imyuka yawe muri icyo gihugu. Iyo ari wa muntu nawe uhamagara abandi ubwo icyo kirere uwo muntu abagize gute agifite. Nyine tekereza abantu ntago babizi. Umuntu arashaka kumenyekana mu Rwanda. Imwe muri password satani yamuhaye nuko agomba kurongora abakobwa bagiye batandukanye kandi b'abastari, noneho n'abana babo akabatambamo igitambo. Icyo gitambo ibyo bintu birakomeye. Urumva ikiguzi bizamutwara kugira ngo akomve ku mukobwa w'umustari baryamane. Ari umukobwa usanzwe biba byoroshye. Ikiguzi bimusaba cyose aragikora, niba ari amafaranga arayaguha, niba ari na etage ayikubakira, niba ari cyakigura kugira ngo akore ibyo satani yamubwiye. None na wa mwana uzavuka wibaze impamvu aryamana n'umuntu wese waryamana agahita amutera inda, agahita amutera inda kandi yamaze kubimutera nta nubwo yongera gusubira. Niyo asubiyeyo nyine biba ari kwa kundi kwiyongeza nyine satani niba aguhaye ubutamwa ugashyiraho ngenda. Icyo kintu kucyumva. Abo bana rero babyarana ni abana badaturutse, reka ndeke kubivuga kuko natuma abantu bateza urushisho. Ni abana Dawidi yaravuze mu byaha niho mama yambyariye. Ni abana bavukiye mu bizira. Ako kana ni abana bavukiye mu bizira. Sidushaka gutinda ku by'uwo mwana ngo dukomeze cyane twinjiramo, ariko niba bavutswe umubyeyi afite ubushobozi bwo kugutambamo igitambo. Yego. Niba bamubyaye kuri uwo mugore w'umustari yamutangamo igitambo, iki gitambo satani akacyemera kuko bahuje amaraso. Icyo gihe bigatuma arushaho kumenyekana. Wowe ukaba uri hariya, mana ndashaka kuba umuhanzi, ndashaka kumenyekana ngo umere nka Diamond. Uramenyekana umere nka Diamond, ese witeguye guca mu nzira yanyuzemo kugira ngo abe umustari kugira ngo nawe ugere nk'aho ageze? Ahita avuga ati oya. Icya kabiri, abantu benshi twifuza gusa na Yesu. Sibyo Roba? Twifuza gusengera abapfuye bakazuka, twifuza gusengera abarwayi bagakira, ibirema bigahaguruka, abarwayi bagakira. Twifuza ko batuvuga nka Yesu. Twiteguye guca mu nzira Yesu yanyuzemo, igikombe yanywereyeho twiteguye kukinyweraho. Kuko kugira ngo ube nka Shafi muri mindset ko ntekereza character mfite, bigusaba kunyuraho nanyuze. Yego. Ubuzima nabayemo ngewe Shafi, bigusaba kuba mu buzima nabayemo kugira ngo ube nka Shafi. Yego. Bigusaba kuba nka Robert kugira ngo ube nka Robert, bigusaba kugira ngo unyure mu buzima yanyuzemo. Kandi burya ibuzima tunyuramo nibwo budutraininga bukatugira abo turi bo uyu munsi. Niyo mpamvu kugira ngo use na Yesu bigusaba kunywera ku gikombe yanywereyeho, aho yakuze iwabo batamwemera, nyine abayuda batamwemera. Agera avuga ngo nta muhanuzi wabo. Aho yakuze bavuga ko akoreshwa n'umudayimoni,
umutware w'abadayimoni Belizebuli akaba ari umuhereza imbaraga batamwemera. Nyamara twebwe turwana intambara yo kwemerwa n'abantu ngo kandi turashaka gusa na Yesu. Aho yakuze bamwambura ubusa bakazamuzengurukana i Yerusalemu yambaye ubusa, abakobwa yabwirije, abagore yabwirije, bamubona yabunuje mu gasozi. Nyamara wowe wabwira ngo niba ushaka ubwamamare bikore, ntabwo yabikora. Aho yakuze atagiraho kuba, atagifite harambika umusaya. Bibiliya itubwira iki? Yirirwaga abwiriza, bwagera nijoro akajya kurara ku musozi ari gusenga. Wenda dusipoze ko yari ari gusenga, yego, ariko yari afite uyu mubiri kandi uyu mubiri urananirwa. Iyo yagiraga ibitotsi, iyo yakenaga gukaraba yajyaga kwa Marita akajya kwa Lazaro inshuti ye. Lazaro nawe niyo mpamvu nyine ari inshuti ye. Burya inshuti nyine mubanye neza, iyi babanaga ni nko kukwanjye nawe turi inshuti nyine bana. Icyo kintu uri kumva ndi kukubwira, umuntu nubona ari umusitari yaramenyekanishijwe na Satani, umenya ngo hari ikiguzi yatanze, hari ibitambo yatanze. Icya kabiri, ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umuntu amenyekanishijwe na Satani, nuko iyo ngiyo ari ku gasongero ni Satani uzamenyekana, azaba ari kumenyekanisha umwami wamuzamuye. Yego. Aho kugira ngo amenyekanishe Imana. Uzabona Robert, abasitari ikintu bahuriyeho benshi, uzumva bari ku gasongero bakavuga ko bikundira abahungu bagenzi babo, ubwo aba arimo arashyira mu bikorwa by'umwami we amusaba. Yego. Uzabona bari ku gasongero atangira avuga, ajye nko kuri televiziyo imwe zifite amaviews arenga miliyoni, umva aravuze ngo ubundi umugabo udacinya umugore we ngo ubona nubwo ari na muzima. Ubwo ari kubiba iyihe mbuto mu bantu. Oyaza avuga ati ngiye ari kuburambana abagabo bari inyana zimbwa. Ari inyana zimbwa. Ubwo niba ari kwita abagabo inyana zimbwa, ubwo abandi bakobwa bamufatiraho icyitegererezo, ubwo bazahita bafata abagabo nk'iki. Icyo kintu kucyumva? Noneho usange umuntu ageze hariya aramenyekanye. Tugiye kumva mu byigisho arimo arigisha, sibyo? Yego. Aravuze ngo ubundi abantu bifuza kujya mu ijuru ngo ni abantu b'abatindi. Yego. Ngo nta muntu ufite amafaranga ye wakifuza kugenda mu ijuru. Abantu bagakoma amashyi ati bakavuza induru. Ati wa mugani nibyo, waba ufite inzu akagira imodoka, ucuruza amatewusi akagira iki. Ejo bundi ikintu Imana yambwira ni nari ngiye gupfa nyine yamuriyeho urupfu. Ariko nyine mbwira ko n'ubundi nari ngiye mu ijuru. Ariko icyari kimbujije kujya mu ijuru ari uko hari iminyago ngomba kubanza gutwara. Yego. Nzazamuka mfite iminyago. Ariko ndavuga ni yaba nari ngiye. Yego. Nkaba ngiye. Ariko iri juru sha muribona mute? Kumva rero umuntu niba ari ku gasongero, ibyo ari kuvuga, ibyo ari gukora birimo biragaragaza uwamuzamuye. Hari n'abantu biyoberanye, umuntu akandika no kuri status nyine byose, profile ye, Yesu ni umwami, Imana ni nziza, Jesus is my king, ibindi bigiye bitandukanye. Ati Mana we, burya yemera n'Imana. Urayemera Yesu. Urayemera n'Imana. Kuvuga ni kimwe, no gushyira mu bikorwa ni ikindi, no kunoza ibyo ukora ni ikindi. Hari abantu Yesu yatanzeho urugero babiri. Yego. Umwe yabwiye umwana umwe ati genda ukora iki n'iki, aravuga ngo ndanze. Undi aramubwira ngo ndajyayo, ariko ntiyajyayo. Wa undi wanze yaje kujyayo nyuma, ariko yabanje kuvuga ngo ndanze. Yesu abaza abantu bari baraho, muri abo bose uwumviye ninde? Ari uwabyemeye ntabikore, n'uwabyanze akabikora, ninde wumviye? Barasubiza ngo n'uwo nguwo wabyanze nyuma akaza kujyayo. Ashaka kwerekana iki? Ashaka kwerekana ko kuba wavuga ko igiye gukora ibintu ntabwo Imana ibyo ngibyo ari byireba. Ahubwo ireba ese ibyo bintu uvuga ugomba gukora wabikoze. Yego. Nibyo birivuga ngo Imana icyo ishaka si ibitamba abantu batamba, ahubwo ishaka umuntu ufite umutima uyumvira. Yego. Icyo kintu kucyumva? Noneho wa wundi wavuze ngo ntabyo nkora, ariko nyuma akigarura akabikora,
burya nta nubwo abaharanira kugira ngo abantu bamubone neza, ahubwo abaharanira ko wamubwiye ari bumubona neza. Abasitari ahanini, nsoreze kuri iki kintu, umusitari wamenyekanishijwe n'Imana muri uko kwamamara kwe aharanira kugira ngo ashimwe n'abantu, akarinda izina rye, akarikorera, akagira gute. Uwo nguwo wahamagawe na Satani aharanira kugira ngo ashimwe n'abantu, akaririnda, akarikorera, agashaka amabodyguard ngo bamurinde adapfa, bakakora ibiki byose. Urumva n'ibyo avuga ukumva arimo aravuga ibintu bicarenginga abantu mu mitekerereze kugira ngo na babandi bamuyobotse nabo bagire. Burya niyo umusitari avuze ngo agiye kwibagisha wenda nk'ikibuno n'urugero, ubuza abana b'abakobwa batajya kwibagisha ngo n'umusitari wabo agiye kukibagisha ni benshi. Iyo umusitari avuze ngo yagiye kugura indaya yagiye mu rugero ahantu, uza abandi bantu bamufataho icyitegererezo nabo bajya kuzigura. Hari n'igihe aba ataragiye kuzigura. Ubu se mvuge abasitari bifotoza bagafatana video bari kwamamaza inzoga kandi batazinywa. Ba Israel Mbonyi, umuntu agafata inzoga akagenda akayinywa muri video kugira ngo mama miliyoni. Kubera iki ayo makampani atareba bazinywa ngo abari zo yamama, aba bari bajya kuyamako cyane koko bari n'abakiriya baso. Barashaka ko audience yawe nayo iza nayise. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, ni nabo banagufashije ngo uzamuke mu buryo buri inyuma ya kamera. Yego. Noneho nta mahitamo ufite yo kubyanga. Yego. Ugomba kwemera ko bagira gute, bakubwira ibyo ngibyo nawe ukagira gute ukabikora. Shafi, ndagushimiye. Yes. Shimiye n'abantu bari badukurikiye. Umuntu asa n'icyo akora. Yes. Ukora ku cyuma asa n'ifu. Niba warazamuwe na Satani, kizabitwereka nuko uzagira ibikorwa bisa n'ibya Satani. Niba warazamuwe n'Imana, kizabitwereka nuko uzakora ibikorwa bisa n'Imana. Point fini. Imana igumugisha. Imana igumugisha cyane. N'abari badukurikiye Imana ibumugisha. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Hari akandi kantu. Shalom. Yego. Kangashyiraho. Iyo umuntu inyenyeri ye itangiye kwaka,